saa 12 uwitwa Zekbi ngewe yaje kunyibwira arambwira ati Sky tu wabagahe ibyo navuze byose ngewe kuri Yago koreshejwe n'abanyamakuru bagiye batandukanye uje gukora ibiganiro mparabitsi kuri Yago Pondati duhurira kuri Great Hotel arambwira ati wabagahe bira biganiro byose nakoze kuri Yago narakoreshejwe nga byakunda hari abantu bamwishyuraga ariko biza kurangira ngo hari n'abagize gutya banamwemera na miliyoni 2 ariko ngo icyaje kubabaza uwitwa Zekbi ngababazwa nuko nubwo yagiye akavuga amagambo mabi kuri Yago buretse ko bidakuyeho yuko ngo babyaranye aka kanu kanoti kuba yaravuze buretse gatoya ngewe amakuru nifitiye uwitwa Zekbi yanyibwiriye Zekbi yambwiye yuko amagambo yavuze kuri Yago Pondati yarakoreshejwe anababazwa n'uburyo atigeze ahabwa umwanya bwo kwegera uwitwa Yago ngamubwire yuko babyaranye namubajije ngo wowe Zekbi urarahira yuko uwitwa Yago Pondati mwabyaranye arambwira ngo Yago twarabyaranye ariko ntago ikosa nishinja yuko kuba narabyaranye na Yago bitari ngombwa yuko kujya kubibwira aba YouTubers ndetse n'aba influencers n'aba bloggers ahubwo nagombaga kwicarana na Yago nkabimubwira ndamubwira tese wowe urishinja iki ku mutima wanjye ati cyo nishinja ku mutima wanjye ngiye Zekbi ndishinja yuko nakoze amakosa yo kuba naragiye kuvuga amabanga yanjye n'umugabo wanjye kuri YouTube nkakoreshwa bikaza kurangira abanyamakuru bankoresheje ibyo biganiro bije no kurangira mbyaye mbura nunyohereza n'igihumbi cy'ifu y'igikoma uwitwa DJ Brian niwe wenyine wansapotinze naho abandi bose ni igihuha bivuze ngo bya bindi byose ba Jihad bose bavuga ngo ni inshuti za Zekbi cyane nabayeminyawe ibyo rwose Zekbi nyabinyibwiriye Zeka Brenda yego ariko urumva ko Yago mu by'ukuri ari mukuri Yago kandi ngiye amaze no kuntera ubwoba bitewe n'amajwi numvise numvaga abantu baramugambane bashaka kumwica ndavuga ati ibi bintu ibyo Yago yakoze byo kwishinganisha ndetse no kugira ngo bari abana ba reporting kubera yuko wari uri gutanga amakuru nge numva ari umujyo mwiza Yago yakoze wo rwego rwo kugira ngo atangire amakuru ku gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukora iperereza ruhereye mu mizi naga numwe mu nshuti za Yago ngo biza kurangira ubwo bajyaga gusura Yago ngo yagamuriye gapapa ndavuga ati iyi nkuru uri kuyivugira live inshuro nyinshi wakoze ibiganiro icyo kintu ntiwakivuze ko Yago yagupapuye boyfriend wawe Zekbi nambabaza ari gusaba Zekbi ari kwicira inzira kubera ko ari hafi kwikorera ubukwe kugira yisegure ku bakunzi ba Yago Pondati ndetse n'abasaba imbabazi kubwo guharabika umuvandimwe Yago ndetse anatanga umucyo w'uburyo yakoreshejwe n'aba YouTubers n'aba influencers ndetse n'aba bloggers muri rusange kugira ngo agire uruhare rwo kugira ngo abangamire izina rya Yago Zekbi yakoreshejwe ariko niba yarakoreshejwe ntanishyurwe mu by'ukuri akwiye kuba clearing izina rya Yago Pondati dukeneye ko Yago kuko urabona nimba Yago yaje akaza gatanga inkuru akagenda akomoza ku bantu bagiye bamugambanira kanavuga yuko hari n'abandi hakabatangiye kugaragara bavuga ngo twarakoreshejwe cyane biraza kugenda gute ibintu biraza kurangira RIB urwego rw'ubugenzacyaha RIB rubyinjiyemo rutange ya makuru y'iki y'ubucukumbuzi yego ndetse n'uri yafata ku mavuta uri mu igororerwa rya Nyarugenge rya Makerakere atashobora kuza kugumamo bitewe nuko numvisha hari voice ivuga yuko uwitwa fata ngo yahuye nuriya mutangabuhamya Yago yazanye ngo yambaye ngaramubwira ngo agiye kumupanga diru na ba Brian ngo bari muri team ariko ngo hakaba ari indi team irigize ute iri hejuru ubwo urumva harabari yavuze ko hari abandi bantu babiri ngo bakomeye cyane bari hejuru ahubwo nk'abase uyu mutangabuhamya abo bantu babiri bari hejuru kuki atabatanga ngo nabo tubamenye tuvuge ngo aba bantu nimba ari abahanwa barahanwa nabo bapererezweho twumva abo bantu bashatse kugirira Yago nabi mu maso y'ibigaragara n'ibiganiro Yago ari gukora ntabwo Yago yishimiye nawe kuba ari Buganda nta kare depression ndakumwica kuba atari mu gihugu sibyo ibyitwaga umweru byamaze guhinduka iki ako nyine none ukibaza ngo witwa Yago ko yakoze iganavuga ngo ababariye abantu bose n'ubu ngubu akaba gifite iyo ntimba yo kuba atari mu gihugu cye ubundi kuki agatabona ubutabera vuga yuko abantu bose yababariye ariko aza kongera kwakira andi makuru amubwira yuko n'ubundi abo bantu bakimufitiye ubugome
muri box office nzanyemo amakuru nanjye ngira ngo mbanze nyatangariza abanyarwanda aya ni amakuru Yes, ndabasuhuje mbifuje kugubwa neza no kugira ibihe byiza mwebwe mudahwema kuba hano kuri Wabagahe TV. Nizere ko umeze neza wowe turi kubana muri iki kiganiro. Nizere ko wakoze subscribe rero kandi nimba utarayikora kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndi Zebra Switch, iyi ni Wabagahe TV, turi kumwe na Sky 2 Wabagahe Mr. Solution. Mesereza cyane ndashima Imana urebye nta mutima mubi uretse ikibazo cy'amagripe ndetse n'ama infection n'ibintu bya malaria biri kugenda binyataka gake binkegeta ariko ndi kugenda mbicamo gake urumva imiti neza ntaribi yabura imiti ndayifata boro igenda inkomeza mu mubiri numva ari aleze numva ibintu bimeze neza cyane yego n'inshuti n'abavandimwe n'abakunzi wa Bagahe bakomeje kugenda banyandikira bambwira ati Sky ihangane cyane abari muri leta zunze ubumwe za Amerika nshimira boss wacu Muchoma J bambwira ati muri iyi minsi Sky nzakureba ijisho ryiza mvuga na boss wanjye Saddam guturuka muri Drip Lab ni icyangwe cyiza abantu bakeneye imyenda ya sama muri iyi minsi bashobora kunyarikira ni hari atari inyota mu biryogo munsi ruguru ya Makoko ucyagere tubona icyapa kirekire cyanditseho Drip Lab aho ngaho niho rero muri laboratoire y'imyenda niho Saddam imyenda ari kugenda ayerekera abanyarwanda nongera kwibutsa yuko abanyarwanda muri rusange bari muri leta zunze ubumwe za Amerika aho bita muri Arizona Phoenix Arizona Muchoma J amaze kwipanga akazi ubu ngubu ibintu byose ari kugenda abikurikiranira mu buryo bwiza kandi bumeze neza cyane ushaka ikirayi cyiza bruschette zingaro isambusa capati n'ibindi bigiye bitandukanye ikirayi cy'inyarugenge uragana witwa Muchoma J yego komeza no gukomeza rero nanjye nipanga akazi nipanga akazi ku mukire wanjye cyiza guturuka muri New Species uramutse ukeneye telefone nziza cyane na accessoires zitandukanye ama GPL ndetse amakava ya telefone yawe umuntu wese ufite telefone yapfuye yego ushaka ama top up telefone yawe yaramutse yapfuye cyane za iPhone ushobora kunyarukira muri New Species jarika akakurebera uko ibintu bimeze ukeneye housing nziza cyane ukeneye n'ibindi bintu bimeze abonye yarazanye n'imodoka we New Species yazanye n'amamodoka uramutse ukeneye n'imodoka nziza cyane wanyarukira muri New Species ariko ibijyanye n'amamodoka byo ni hano KBC niho muri New Species ibintu biri kubera Zebra Switch yego waraye uvuganye na boss Olivier Johnson Empire Olivier Johnson nago twavuganye cyane bitewe n'amasaha n'akazi ariko uko biri kose buriya turaza kuvugana ibintu tubereze umurongo kandi uwitwa Wabagahe mugiye kumubona none mugiye kubona Sky as soon as possible muri sama icyo nizeye yuko niko bitaza kurenga itariki 15 cyangwa se itariki 20 abanyarwanda batumvise indirimbo yanjye nshyashya guturuka muri Olivier Johnson Empire Entertainment baraza kugenda banyurwa n'imwe mu ndirimbo ni projet ya mbere turaza gutangira nkorana na Olivier ariko sindamenya uwo turi buyi collaboratingane ariko ibyo ari byose irasohoka ari collabo kuko ndumva byaba byiza muri Olivier Johnson Entertainment biri buze kurushaho kugenda neza kuko ndumva projet ya mbere iraza gusohoka muri ukwezi kwa gatandatu iraza gusohoka ari ya lebo nshyashya ya Olivier Johnson abantu rero bashyigikira bakunda kandi mukunda Sky 2 nta handi ho kumushyigikira usibye muri Olivier Johnson Entertainment ubundi ijyanye n'umuziki bagenda banakora subscribe kuri channel ya Wabagahe uzarapa uzabikora byose ndabikora barabizi abakunzi b'umuziki wanjye barabizi ko ndani limited ibintu byose mbimanuka ko uwitwa King James agiye gukora 20 years of experience cyangwa se ari mu muziki uwitwa Papa Sara akoze imyaka 30 ari muri cinema wowe se hari igitaramo uri guteganya muri Olivier Johnson Entertainment cy'igihumaze mu reka mbanze nsohore na projet ahubwo ni nsohora wenda nzasohora kuri EP yanjye bita bamvugirije induru episode 2
muri make icyo duteganyije vuba ni umuziki mwiza kandi cyane. mwiza. Oya binatandukanye buriya dukora imiziki kandi njyewe buriya nyamuga yuko imiziki yanjye igira abafana bayo si ngombwa yuko ngengera views miliyoni z'amagurano. Bimbera byiza buriya nifite views zanjye zanyuza abantu nkaba nifite views zanjye 100 byawe cyangwa 70 byanjye bitari ibyo kugura Pakistani. Umuntu ashaka kugura views 100,000 ugasanga nagiye kugura views man miliyoni zo muri Pakistan ugasanga naguze views 500 zo muri Bangladesh kandi usanga muri Bangladesh abatumva ikirimi cyane cyangwa ugasanga man ngo nakuze views man zo muri Espagne man kandi nta muntu uzi Espagne ukajya kumva ngo man ngo Cristiano ya followinze Sky to man ngo muri umuportugirie igiportugirie ntakizi buruzi ko Lorenzo ari we muntu nzi we uzi Espagne Espanyol zazi ndimi nyinshi najya ariko buri hari utuntu mba nzi two muri Espagne asika otohe urugero ndatuzi tumwe na tumwe n'ukuri urugero nyine ndatuzi man nyine urugero oya none se ko natuvugana n'umuntu tuzi uratubwira ngo yuvuze gutya ubuvuzi iki woke ntago ari ngombwa aka kanya kuko nka za Commerce tusi ntago ubuzizi wowe na za Buenos Dias ntago wazimenya Commerce Sky tu ntago ubwo wabimenya ni ibintu babigiye bitandukanye umuntu aba afite udukoryo twinshi cyane yego amakuru rero hano hanze aba ari menshi cyane yagiye atandukanye amakuru ari kunezeza cyane ni ikipe yacu y'Amavubi yamaze kwerekeza muri Maroc aho igiye gucakirana n'ikipe ya Tanzania izahita inahura n'indi kipe bindi bayita Morocco ku itariki 9 hanazamutse n'abakinnyi nabonye ari beza cyane nabonye Mangwende mbona Muhire Keve mbona Boneri yagarutse mu kibuga mbona Mutsinzi hanje inde umuhanzi wacu Nyezamu oya mukwizero Olivier abarimo neza cyane na ba Patience nabonye hari abakinnyi benshi bazamutse nabonye banitwaye neza ariko sinzi impamvu umukinnyi bita Ruboneka Jean Bosco ntamubonye sinzi impamvu iyi season itamugendekeye neza ariko Kagege namubonye mu bakinnyi ikipe y'Amavubi yazamukanye ndetse nabonye nande mu Gishaje Gilbert namubonye za mpanga zacu zagiye bazahurira nabo muri Maroc bo bazahurira nabo muri Maroc bazabagiye ahubwo nabonye Claude Kwizigira mbona na David Bayingana ari bamwe mu bakinnyi bazamutse abakinnyi abanyamakuru plutôt bazamukanye n'ikipe oya David Bayingana raganje muzare no mu DJ si byagutungura kuko na Philipita no mu DJ ari karakora David Bayingana ahubwo nkaza nkibaza ngo se David Bayingana uzadutamo umuzigo wawe ryari ubu DJ se cyangwa umuziki se oya ashobora gukora none se si wese umu DJ David Bayingana rega burarega David Bayingana yatanze abantu Pendo kuba aba DJ David Bayingana ngewe kera muzi kwa Jira DJ akarange ngira ikizere bizakunda kuri yajyaga yimena rwose David yajyaga DJ kabisa azi no kudija bya Danje David Bayingana ntabwo byanungura numvishe David akoranye indirimbo na Debeni ndetse na Bruce Melody kange ngira ikizere ko bizakunda kwere uwitwa Yago Pondati wabonye amakuru yaje kuba arekura cyangwa ntago wabibonye amakuru ya Yago nayabonye ariko ntera ubwoba ndavuga ati ibintu biri kuba muri showbiz nyarwanda biteye ubwoba gusa njewe sintinya kubivuga naje gukurikirana mu gitondo sinzi ukuntu nagiye kuri live mvugana n'uwo bita Zekbi Zekbi yambwiye yuko ibintu byose yakoze yavuze kuri Yago Pondati yakoreshejwe gwiki uwitwa Zekbi ushinjwa kuba yarabyaranye na Yago abantu bazi ku izina rya ni Zekbi nyine ariko bamwita Brenda yewe twakoranye ikiganiro kuri live mu gitondo ubwo twari turi kuri live ya TikTok numva na Dumba yaje kuyizaho byari mu masaha 12 uwitwa Zekbi ngewe yaje kunyibwira arambwira ati Sky tu abagahe ibyo navuze byose ngewe kuri Yago ni ibintu mvuga yuko nakoreshejwe n'abanyamakuru bagiye batandukanye kandi ibiganiro byinshi nagiye nkora byakorewe hehe kuri Gritty Hoteli ndangije nanjye ndamubaza ati Zekbi ngewe ubwanjye twaricakiraniye we Zekbi twaricakiranye ngewe uje gukora ibiganiro mparabitsi kuri Yago Pondati duhurira kuri Gritty Hoteli arambwira ati wabagahe bira biganiro byose nakoze kuri Yago narakoreshejwe bivuze ko
byanga byakunda hari abantu bamwishyuraga. Hari abantu bamwishyuraga ariko biza kurangira ngo hari n'abagize gutya banamwemera na miliyoni 2 ariko ngo icyaje kubabaza uwitwa Zekibi ngababazwa nuko nubwo yagiye akavuga amagambo mabi kuri Yago buretse ko bidakuyeho yuko ngo babyaranye. Aka kantu kanoti Nuvangu kuba yaravuze buretse gatoya njyewe amakuru nifitiye uwitwa Zekibi yanyibwiriye uwitwa Queen yarariho uwitwa Superman yarariho kuri live. Zekibi yambwiye yuko amagambo yavuze kuri Yago Pondati yarakoreshejwe anababazwa n'uburyo atigeze ahabwa umwanya bwo kwegera uwitwa Yago ngamubwire yuko babyaranye. Namubajije ngo wowe Zekibi urarahira yuko uwitwa Yago Pondati mwabyaranye? Arambwira ngo Yago twarabyaranye ariko ntago ikosa nishinja yuko kuba narabyaranye na Yago bitari ngombwa yuko kujya kubibwira aba YouTubers ndetse n'aba influencers n'aba bloggers ahubwo nagombaga kwicarana na Yago nkabimubwira. Ndamubwira tese wowe urishinja iki ku mutima wanjye? Ati cyo nishinja ku mutima wanjye ngiye Zekibi ndishinja yuko nakoze amakosa yo kuba naragiye kuvuga amabanga yanjye n'umugabo wanjye kuri YouTube nkakoreshwa bikaza kurangira abanyamakuru bankoresheje ibyo biganiro bije no kurangira mbyaye mbura n'unyohereza n'igihumbi cy'ifu y'igikoma. Atubaka kanya sindi kubreminga uwitwa Yago kubyo ari kuvuga byose. Ati ntago natinya kumva yuko aba bantu batamugambanira kuko nanjye barangambaniye bangira igikoresho cyabo irangira nyuma yuko mbyaye nta numwe nguri ifu y'igikoma. Buretse uwitwa DJ Brian wenyine niwe wanyirukanseho. DJ Brian niwe wenyine wumvishe ko nabyaye akajya ngura ifu y'igikoma akangurira amata yarangiza akansapotinga. Uwitwa DJ Brian niwe wenyine wansapotinze naho abandi bose ni igihuha. Bivuze ngo bya bindi byose ba Jihad bose bavuga ngo ni inshuti za Zekibi cyane nawe minyawe. Ibyo rwose Zekibi nyabinyibwiriye Zeke Brenda. Yego ariko urumva ko Yago mu by'ukuri ari mukuri. Yago kandi ngiye amaze no kuntera ubwoba bitewe n'amajwi numvise numvaga abantu baramugambane bashaka kumwica. Ndavuga ati ibi bintu ibyo Yago yakoze byo kwishinganisha ndetse no kugira ngo bari abana ba reporting kubera yuko ari uri gutanga amakuru nge numva ari umujyo mwiza Yago yakoze wo mu rwego rwo kugira ngo atangire amakuru ku gihe. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukora iperereza ruhereye mu mizi runakurikirane n'uwo muntu watanze amakuru wayahaye Yago mu rwego rwo kugira ngo tumenye ukuri, tumenye se koko ubu bwicanyi buri gutegurwa. Bwari bwateguwe ahubwo wabona bukiri no gutegurwa kuko Yago yamaze kwishinganisha. Do you understand? Muraza kunyihanganira grippe zimere nabi. Ntago njye ku giti cyanjye njyaka kanya na breminga Yago. Yago nimba afite abatanga buhamya bari kumuhereza amakuru akamwira ati Yago twiteguye no gutanga ubuhamya mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB amakuru turafite. Yago ubwo yaravuze ngo afite ama audio agiye atandukanye yumvishe ashaka kuza kurekura. Ubwo turaza kwitega yuko uwitwa Yago araza kurekura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Njye mukuza ku breminga Zekibi njye ubwanjye namuchallenginze ndamuhastise Zekibi reka nkubaze Yago mwajyaga muhura arambwira ngo najyaga mva mu Gatenga Yago tugahurira Kicukiro. Ndamubwira tubwo bivuze yuko unamukumbuye. Zekibi wamaze no kumbwira ngo before yuko azakora ubukwe kuko ari hafi ngo Zekibi gukora ubukwe ngaritegura kwambuka akajya Uganda akagenda gahura na Yago Pondati akamusaba imbabazi ndetse kanamubwira ati muvandimwe dore umwana wawe nguyu nibiba na ngombwa tugende ukoreshe DNA. Ngewe niko Zekibi yanyibwiriye. Live yari iriho abantu benshi yabyivugiye anabivuga bitwa ba Superman. Iki kigano ndi kugikora nkotinga ndetse nanavuga kubyo witwa Zekibi yivugiye mu kiganiro muri live yabaye ku isaha ya 12 ishyika isaha ya 1:00 n'igice. Hariho uwitwa Dumba, hariho Superman, hariho uwitwa Queen Dari. Ni kuri live ya Didimani yabaye mu masaha mu gitondo kuko soti we yaramaze kuyivaho
hita ninjira. Zekibi wemera ko yabyaranye na Yago ariko yakoreshejwe mu gusebya no guharabika Yago. Ese si yaba ari umutangabuhamya ubundi we unahagije twabonye aharabika Yago utabyihakana. Ibyo byambera byiza Zekibi ahuye na Yago bakabiganiraho byaba ari byiza cyane. Urumva umwana ari no kubigenderamo kuko nge Zekibi ubwanjye namurekuyeho umuriro mucanaho umuriro ndambwira ati we nagiye nkwibonera inshuro nyinshi uzamuka kuri Great Hotel namubaza ati se bajyaga banaguhemba basi atereka bari abantu bose bankoresheje ibiganiro nta numwe wigeze umana igiceri cya 5 ati ahubwo barambwiraga ngo baraza kunkandira biza kurangira no ku musozo wo kwibaruka nta numwe wongeye no kumpamagara buretse uwitwa DJ Brian. Usibye DJ Brian wenyine cyane kabisa. Niko Zekibi yanyibwiriye ndavuga turumva yuko Yago ari mukuri. Yago nyamara ibintu yavuze kuko bakakanya Zekibi nubwo ari kwemera ko umwana ari uwa Yago nta kimenyetso gihari kibitwereka. Ariko kandi unatwitiye umuntu ntago waza kumuharabika. Ubundi se yajyaga kubibwira rega nanjye nibyo nabwiye Zekibi ndambwiye se yajyaga kubibwira aba YouTubers ukanabibwira aba influencers n'aba bloggers bose hari numwe muri bo waguteye inda ndambwiye ati nanjye ndi Yago nayihakana kubera yuko nta kimenyetso gihari kandi wahuraga na benshi kuko nawe ubwiwe yivugiye yuko ngajya gukundana na Yago ngo hari umwe mu bashuti ba Yago bari inshuti yakundanaga n'umwe mu nshuti za Yago ngo biza kurangira ubwo bajyaga gusura Yago ngo yagamuriye gapapa. Ndavuga ati iyi nkuru uri kuyivugira live inshuro nyinshi wakoze ibiganiro icyo kintu ntiwakivuze ko Yago yagupapuye boyfriend wawe ari cyanga byakunda kandi boyfriend wawe nawe basa ndangije ndanavuga ati nanjye ndi Yago mu kimbo cya Yago ndi Yago nanjye navuga ati nimba ko kunshinja yuko nagupapuye uwo mujama wenda nkaba naranagukojejeho ikarita mbibwiwe n'icyo ko uwo mujama atari waguteye inda cyane nisubundi ndavuga ati ibyo bintu sinajya kubivuga sinzi amategeko sinjinzwe no kwinjira mu by'imiryango y'abantu ibyo si binandeba ariko bitewe nuko wabyivugiye ngiye nshaka nakurikiza opinion yanjye nanjye ngavuga ati ibi bintu sindi kubyemera yego nyina w'umwana ni ubuzi se w'umwana ese ubundi kibaje gusaba imbabazi bimeze bitubundi Zekibi nambabaza ari gusaba Zekibi ari kwicira inzira kubera ko ari hafi kwikorera ubukwe kugira yisegure ku bakunzi ba Yago Pondati ndetse n'abasaba imbabazi kubwo guharabika umuvandimwe Yago ndetse anatanga umucyo w'uburyo yakoreshejwe n'aba YouTubers n'aba influencers ndetse n'aba bloggers muri rusange kugira ngo agire uruhare rwo kugira ngo abangamire izina rya Yago. Reka rero twinjire mu mwandiko wacu uyu munsi ntago turi butinde n'ubundi ayo yari amakuru ari gutambuka ku mbuga nkoranyambaga ari kurumva bamwe kuri Wabagahe ni ikintu gishya nkanjye nubwo mbyumvishe ntabwo nari nzi ko Zekibi yakoreshejwe ariko niba yarakoreshejwe ntanishyurwe mu by'ukuri akwiye kuba akiriyaringa izina rya Yago Pondati dukeneye ko Yago kuko urabona nimba Yago yaje akaza agatanga inkuru akagenda akomoza ku bantu bagiye bamugambanira akanavuga yuko hari nabandi hakaba tangiye kugaragara bavuga ngo twarakoreshejwe cyane biraza kugenda gute ibintu biraza kurangira RIB urwego rw'ubugenzacyaha RIB rubyinjiyemo rutange ya makuru y'iki y'ubucukumbuzi yego urumva ko hari benshi bari buze kwisanga kuko urumva ni birebere cyane kuko Yago nabonye avuga ngo ndetse n'uri yafata ku mavuta uri mu igororerwa rya Nyarugenge rya Magerakere atashobora kuza kugumamo bitewe nuko numvisha hari voice ivuga yuko uwitwa fata ngo yahuye nuriya mutangabuhamya Yago yazanye ngo yambaye ngaramubwira ngo agiye kumupanga diru ngo kandi yanahuye na ba Jihad ngo kandi na ba Brian ngo bari muri team ariko ngo hakaba ari indi team irigize ute iri hejuru ubwo urumva harabari yavuze ko hari abandi bantu babiri ngo bakomeye cyane bari hejuru ahubwo nk'abase uyu mutangabuhamya abo bantu babiri bari hejuru kuki atabatanga ngo nabo tubamenye tuvuge ngo aba bantu nimba ari abahanwa barahanwa nabo bapererezweho twumva abo bantu bashatse kugirira Yago nabi kuko yagubwiye aravuga ngo ntabwo ndi Buganda ari uko nari nanze kuba mu Rwanda mu gihugu cyambyaye kandi nanone nawe ukurikije amaso yawe ubona movement Yago yari ariho ntago ari umuntu wari kuza kwifatira icyemezo cyo kuvuga ngo agiye Kampala gukorerayo kandi naho i Kigali yari hafite family no ku rwego rumeze neza cyane tubigende tape pare kandi Yago aka kanya ubu turi kuvuga ntago Yago nawe ngewe kuri nkurikije
mu maso y'ibigaragara n'ibiganiro yagari gukora ari gukora ntabwo yago yishimiye nawe kuba ari Bugande nta kare depression ndakumwicaho kuba atari mu gihugu sibyo ni umuntu ushaka gukiriyaringa icyo kibazo nawe agaruke mu rwamubyaye abenshi hari abantu bagiye bakora ibiganiro bakumva yuko yago yasaze ngo aririza abandi batangira kugenda bamuhimbira amazina agiye atandukanye ariko ukurikije n'ibintu ari kuvuga biriya bimenyetso nibiramuka bigiye hanze biraza kwakirwa mu bundi buryo kandi biraza kurangira abari abanzi ba yago batangiye guhinduka abafana abantu babreminze yago biraza kurangira bahindutse abafana bahindutse bize kurangira bose bari kwisanga bari gusaba yaga imbabazi bamubwira ati twakoze ibi n'ibi usange bya bintu bigize ute bizanye ifoto itari nziza muri industry kuko yago yarabivuze ngo iyi industry yacu irimo ubugome buteye ubwoba kuko nanjye ubwanjye narabwibone ubwo nari ndi imvuto biratandukanye kabisa cyane rwose kuko abari inshuti nagiye kubona mbona bahindutse abanzi ahubwo abanzi bahinduka abafana Ese kuvuga ko wamaze kubona ikibuga uko kimeze ikibuga rega urakiguka kibona si uko rega ntakibonaga na mbere si uko nigeze nanakibona ariko ukuri hari igihe kugera igihe ukakubona ugahita uvuga ati ya bombe yagari kurekura nanjye namaze kuyibonera mu maso yanjye mbona bya bintu ibyitwaga umweru byamaze guhinduka iki Ako nyine none ukibaza ngo witwa yago ko yakoze igana avuga ngo ababariye abantu bose n'ubu ngubu akaba gifite iyo ntimba yo kuba atari mu gihugu cye ubundi kuki agatabona ubutabera urumva harimo yuko yago yakoze iriya nkuru avuga yuko abantu bose yabababariye ariko aza kongera kwakira andi makuru amubwira yuko n'ubundi abo bantu bakimufitiye ubugome umusa wababarira umuntu ugakumva ejo mu gitondo wakiriye amakuru yuko wa muntu wababariye akigufitiye injari akigufitiye jinyori ukambwira ngo umutima wawe uraguma mu gitereko biragoye kandi noneho nuri no mu gihugu cyawe byibuze oya ubwoba ntago umutekano wawe n'ubundi style uhita uguma mu kangaratete uhita wumva ubuzima butameze neza uhita wumva bya bintu biri kukubaho ahantu hose uri uhita wumva utakiri steady kubera ko uhita utangira gutekereza ngo ese ibi bintu biragenda gute ibintu ndabyikuramo gute ese iki kibazo ndagikavaringa mu buhe buryo ndaza ngewe kwisanga mu buhe buryo umutima wanjye uraza kuguma mu gitereko umutima wanjye uraza kuba uri mu yihe side ndaba safe gute kuko buriya uhita wumva utari safe kuko uratekereza ugahita uvuga ati bari abantu yego hari uburyo bahanwe n'amategeko yego nibari mu maboko ari yabo bari mu igororero ese byo koko abo bandi basigaye ntibashobora kuza kunsanga naho ndi bikaba bitagenda neza cyane kavuga ko harimo n'abantu bakomeye urumva ko ibyo bintu birarenze ibintu ntago ari nyamara ibi bintu bya yago ndumva ngiye ku giti cyanjye byatangiye kuntera ubwoba I don't understand ntago wenda ngewe mbifite amakuru ya nyayo ariko ibi bintu urebye muri rusange ibintu bya yago mu mboni yanjye ndabona ibintu bya yago bishobora kuza gufata urundi rwego bikaza kurenga uko ngewe nabitekererezaga mu mboni yanjye yego reka rero twinjire uyu bamwita Sky2 wa Bagahe bamwita inkoma amashyi y'igihugu inspiration of the youth inyamaswa bahigana amakenga nkore neza abandebereho bamwita solution boy inkoma amashyi y'igihugu yamaze gushyirwaho akadomo inkoma amashyi y'igihugu Sky2 wa Bagahe Ezeke na Bagino uyu munsi wa none uyu munsi izi saha nk'izi ngizi abanyarwanda abakunzi wa Bagahe TV abakunzi ba Gisubizo Mr aka the solution boy ubahishiye iki mu gaseke muri box office nzanyemo amakuru nanjye nyikiri gushaka iperereza ariko ngira ngo mbanze nyatangariza abanyarwanda aya ni amakuru namaze kwikurira mu mihanda igiye itandukanye ni amakuru yangezeho isaha ya saa 11 n'igice ku itariki zishyika ndumva ari ku itariki 31 nibwo ayo makuru nayakiriye ambwira yuko uwitwa Bianca Baby ndetse n'uwitwa MC Nario batari kubarizwa muri SKFM mu kiganiro bari bagiyemo ngo bitewe namwe mu makimbirane bitewe n'imikorere itaragenze neza cyane ituruka mu gitangazamakuru bita SKFM nkaza nkibaza ngo ese koko ubu twicare twibaza yuko uwitwa Bianca ndetse na MC Nario
ni bamwe mu bashyushya rugamba bakomeye cyane, ni na bamwe mu bayemusi beza, ni na bamwe mu banyamakuru dufite beza cyane. Niki cyaba cyaratumye batari gukora kuri SKFM? Ese twibaze, byaba byarabaye ngombwa yuko umushahara binjiye umubosi wabo cyangwa se owner of the business Sam Karenzi yaba yarabuze umushahara wo kubishyura? Ese baba bafite ikibazo cy'imyitwarire? Ese amasaha yaba yarabafashe? Kubera ko ubu tuvugana aka kanya bameze nk'ababuriwe irengero kuko ntabwo tuzi aho bari. Buretse njyewe breaking iyo nkuru yuko batari kubarizwa muri SKFM, ikiganiro cyabo kikaba kitari gukora kandi nta n'umusimbura. SKFM iradroping out, ubwo urumva muri boss office haracyarimo, ubwo njyewe ku giti cyanjye nk'umuburekinzi ndaza kuvuga yuko ubu bwumvikane bwabo harimo icyo bita amakimbirane. Ayo makimbirane akaba ashobora kuba aturuka ku bwumvikane bw'amafaranga, kubera yuko njyewe nkurikije opinion yanjye nkunda kumva yuko ngo abanyamakuru kenshi na kenshi ndetse na owner of the business wa radio, abanyamakuru benshi ku maradiyo abenshi baba bakunda kuba bahembwa na publicité akenshi amafaranga babagenera radio bagenera abari facilitation nayo kwifashisha ni kijyanye na transport ndetse wenda nizo facilitation za airtime ndetse n'ibyo ngibyo. Ariko ku kijyanye na salary bakunda kubarana ku kijyanye na percentage. Naza nkibaza ngo Bianca Baby, let's 1 second, naza nkibaza ngo Bianca Baby ndetse na MC Nario kandi abanyamakuru bafite izina rikomeye baba barabuze abatera nkunga b'ikiganiro cyabo bikaza gutuma basohoka muri icyo kiganiro. Naza nkibaza ngo ese baba barabonye abo batera nkunga? Kubera ko SKFM urebye abantu benshi bayamamazamo nabamamaza mu rubuga rw'imikino muri entertainment. Abantu benshi muri entertainment, numva entertainment ntago abantu bigeze bayandastandinga cyane kuri SKFM bitewe nuko hajemo ikijyanye n'ipigana. Kubera ko urebye kuri ama radio station, urebye kuri radio, abantu benshi bari gukurikirana entertainment bari gukurikirana Isibo Radar cyane kuruta ibindi bitangaza muri entertainment. Abandi bantu muri entertainment bakurikiranwaga ni abantu bakurikirana Kiss FM kandi nabwo bagakurikirana Austin. Urebye sinatinya kuvuga yuko ku ma radio station ikijyanye na entertainment isigaye ku Isibo, kubera ko andi ma radio station akora entertainment twavuga Abouzi guturuka kuri City Radio, tukavuga na TV na Radio 1 MCT no kuri Fine FM, kuri MCT no ari kuri Royal FM, ari kuri Royal FM kuko kuri Keti Radio yavuye kuri Nuza nduri kuri Fine FM, kuri Fine FM Abouzi yarahavuye. Abouzi yarahavuye yigindiye kuri City Radio kuko niwe wakoraga kuri Fine. Okay. Kuko kuri Keti sinzi umuntu uri gukora uwo mu entertainer oya biragoranye cyane. Cyangwa ni Rubingo Patrick the Entertainer. Patrick the Entertainer akora ku Isabato gusa. Ndi kuvuga reka twikomereze. Ugasanga rero za SKFM yiganje muri sport cyane, ugasanga abo batera nkunga bagiye gushora muri entertainment, abenshi barashaka kujya gushora muri sport kuruta muri entertainment. Kubera ko n'ubundi entertainment abatera nkunga babo n'ubundi baba bamaze kwibonera izo nkuru, izo breaking baba bamaze kuzibona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ugasanga rero sport yamaze kwikubira. Nkaza nkibaza ngo ese iyi minsi abanyarwanda bakunda entertainment aka kanya ubu tuvugana uwitwa Bianca Baby ndetse na MC Buryohe we ari muri systeme ya hosting. Bianca Baby ko tumaze iminsi tutamubona muri host, ndetse MC Nario nawe mazige namubona muri host. Baba bafite ikindi gitangazamakuru bagiye kwisangamo. Sara makuru amaze iminsi avuga ko Nario yararwayira, yaramaze igihe arwaye, ariko tutazi irengero ry'ikindi gitangazamakuru uri gukorera. Kuko tujya kubona MC Nario na Bianca ni bamwe mu banyamakuru Sam Karenzi owner of the business ya Breakings avuga yuko ari bagiye gukora entertainment he muri SKFM. Yego. Ariko nanone owner of the business Sam Karenzi ndaza nibaze ese Sam Kare bya biceri byaragushiranye byo guhemba Sam Karenzi bimeze bite kugira ngo twongere tubone abandi banyamakuru baza kuri SKFM bahindure cyangwa se baze bacarenjinge cyangwa se baze wa mujyo wa Buryohe na Bianca Nario na Bianca ahubwo nari kubivanga.
hariyo na Bianca ni Nario na Bianca biraza kugenda gute Bianca agiye kwisubirira ku isi bo biraza kugenda gute reka tubitega amaso cyangwa arimo mwuzasimbura Babu reka tubitega amaso simbizi ngewe kuko Sam Karenzi naranya approachinga nanjye sindabi mwa approachinga reka dutegereze turibe yego hari ikindi se uteganya kuba uganiriza abanyarwanda hano abanyarwanda buretse kubahereza ku nkuru ejo ku gicamunsi ni inkuru yasohotse itangazwa yuko umuhanzi wacu Yampano uzwi ku izina rya Waboyi ari ku izina ry'ababoyi izina ry'ababyeyi bakaba muzi uwo rizagwira Florier wamaze gutabwa muri yombi wanansanze imvuto mu minsi yashize ariko tutari turi mu gihodi kimwe ariko bikaba biri kuvuga yuko yamaze gufatirwa icyemezo cyuko agiye kuba afunzwe by'agateganyo iminsi 30 y'agateganyo urukiko rw'ibanze rwo mu karere ka Kicukiro simbizi yego ndumva ruko bimeze n'urukiko rw'ibanze Biden nuko nabikurikiranye ariko ibyo ari byo byose byagiye hanze numvishe Yampano akurikirwaho ibyaha bigera muri 6 harimo gukubita no gukomeretsa hoza kunyecyo mwashakanye yego hakazamo n'icyo gukoresha ibiyobyabwenge yego urumogi yego ndumva ibindi ariko numvishe ko ikijyanye n'ikingengabitekerezo cyarakuwemo ikivangura ndetse n'ibiki ndumva byarakuwemo ariko aka kanya sinatinya ngiye kuza hano kuri Mike nongera nkavuga ngo madamu wa Yampano ndagusabye ngusabye nkwinginga mbabarira ujye inyuma ya Yampano umusabira imbabazi kuko nabonye yuko muri raporo zatanzwe harimo imbabazi zawe birashoboka yuko Yampano ashobora gufungurwa bitewe n'uburyo numvishe uburyo yasabye imbabazi uburyo yasobanuye ndetse n'uburyo yitwaye neza mu gusobanura ubona yuko Yampano wanitabye ubona yuko yambaye jumper arifunze ameze neza nabonye ba Pastor Claude bakomeza kunde kuraha market bavuga ati Sky2 ko yatashye bimeze bite nawe ashobora gutaha we never know buriya ibyaha biratandukanye kandi nanone uburyo wowe waburanye n'uburyo witwaye imbere y'umushinjacyaha ndetse n'iperereza ryakozwe guhera mu nzego z'ibanze mu bushinjacyaha bakakohereza mu rwego rw'ubugenzacyaha ni muri RIB ukanisanga mu bushinjacyaha ubwo ndavuga parike ikaza kukuregera urwego rwisumbuye mu rukiko ubwo urumva rero iyo amaze kugera mu urukiko nibwo rugufatira imyanzuro rukakwigaho reka dutegereze turebe iyi minsi 30 bamuhaye agateganyo iraza kubyara iki ese izi mbabazi ziraza kubyara iki ese Yampano we uburyo yisobanuye Yampano avuga yuko yakoresheje ikiyobyabwenge ayiga mu mwaka wa 3 primaire mu secondaire urumva yuko kandi yarari mu rugendo rwo kuba yarashatse umugore ndetse yari yaranashatse umuterapist umuganga umufasha kugira kugenda yigabanya ibyo biyobyabwenge ariko bakaba baramubwiye yuko kugira ngo umuti ugabanya ibiyobyabwenge ni siporo nyinshi no kunywa amazi menshi cyane ntaza nkibaza ngo ese Yampano uwo rizagwira Flori muri iyi minsi 30 y'agateganyo icyo nibaza akakanya ndibaza ngo ese Yampano biraza kugenda gute araza kuryozwa ibyaha yakoze oya ashobora no kuza kubabarirwa kuko urumva hari iperereza rikiri kumukorerwaho kuko Yampano ubwiwe avuga yuko ubwo yari ari mu modoka ubwo yagishamiranaga n'umugore wiwe bapfuye inote y'ibihumbi 10 umwana w'umukobwa yari ari kumwaka biza kurangira ashamiranye n'umugore amucapura telefone arasohoka Yampano akurikira umugore wiwe agiye kugira agiye kumwaka telefone yiwe ngo nawe gutyo urumva nta makimbirane y'umuryango sinabasha kubyinjiramo cyane urumva ko Yampano hari uburyo bwiwe yabisobanuye abari bari mu rukiko hari amakuru bagiye baduhereza ariko ngewe bitewe n'uburyo niyumva nasaba umugore wa Yampano mubwira ati madamu Yampano komeza wirukange kuri Yampano umwirukankeho ntucike intege ugende umusabira imbabazi ugende umwirukankeho wandika amaretere guturuka kwa noteri wandika imbabazi zo kwa noteri wandika imbabazi zo mw'inzego z'ibanze wandike ndetse n'imbabazi uzijyane muri parike izujyana mu rukiko ujyane retere turutse kwa noteri umusabira imbabazi hari icyo ishobora gutanga mu rukiko
ubu bagasanga muri iyo minsi 30 y'iperereza za mbabazi zawe hari icyo zikoze uwo rizagwira Floriye akagaruka muri societe nyarwanda ibintu bikarushaho kugenda neza. Zebra Switch ndarwaye reka ndekeraho iminota n'imikenya cyane ariko nabwira abantu yuko soon as possible EP yanjye mushobora kuyibona ayiriho indirimbo zigera muri 6 ndumva hariho indirimbo bita Amatosa, hariyo bita Ceceka, hari indirimbo bita Sante muzayisangaho, hariho Uruganda, hariho n'indirimbo yanjye bita Bamvugirije Induru remix, hari n'izindi muzagenda mu so turazanga muri EP yitwa Bamvugirije Induru. Uri gukora muri rebo nshyashya? Nzayikora muri rebo nshyashya bita reka gushimire rero Sky Johnson nawe rwose dushimire n'abakunzi ba Bagaye TV dushimire abantu bakunda bakanakurikira ibiganiro byacu wowe wakoze oya n'abantu nibagire ku mavi n'abakunzi ba Yampano nibamugire ku mavi bamusengere kubera ko Yampano numvishe anasobanura yuko yicaranye n'umudamu wiwe arangije aramubwira ati madamu rero ndabona ukiri kuvugana n'inshuti za Jihadi Izerike Semungu n'izaba Pazomani kandi ubizi yuko bari abantu mfitanye ibibazo nabo kandi urabizi yuko baravuga yuko nabafungishije abantu kandi ukomeza kwirukankaho bishobora kuzisanga nanjye bagize ute bankojeje ikarita nkafungwa biramutse bimbere byiza ziranshuti wagira ute wazireka buriya hari ibintu bijya bibugasanga nanone inshuti iz'umuryango ugasanga hagati y'umugore n'umugabo hari inshuti zirimo hagati ziri gutuma ziri kuri kote y'umugore n'iziri kuri kote y'umugabo ugasanga ziri gutuma haza intambara zango turwane mu muryango ugasanga ziri gutuma mu rugo haba shyoshyoshyosyo byaba byiza ubwo Yamana ashobora gutawe n'umugore wiwe bashobora kwicara kuvuga ati izo nshuti zinizi ngizi reka tuzireke tuziri moving mu muryango cyangwa se tuzifate nk'inshuti mashami tujye duhura nabo mu bundi buzima ariko tureke kubaha karibu mu muryango wacu mu rwego rwo kugira ngo tuba ku muryango wacu twihesha amahoro muri rusange. Reka mbashimire rero mwemwe mwakoze subscribe kuri Bagaye TV. I see you Zebra Switch on the camera Lauren. Sinzi nimba hari ikindi kintu wakongera. Oya nta kindi nababwira usiye kwabwira ko kwambara neza no gusa neza ni muri Drip Rap hano muri Tarinyota no mu Biryogo ukigera no kuri restaurant ya Makoko neza cyane imbere yaho tubona icyapa cya Drip Rap cyangwa uvugishe damu kuri izo nimero yego cyangwa bavugishe kuri izo nimero ziriho ku kiganiro uhamagare Saddam aguhereze icyangwe kimeze neza ariko kandi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukeneye kurya kinyafrika ukumbuye kurya kinyarwanda uri umunyarwanda cyangwa se uri umukongomano uri umunyamurenge ukumbuye nyine bya bindi byo muri Afrika ikirayi brushette zingaro inkorokoro ikidari n'ibindi bigiye bitandukanye ni Muchoma J murakoze cyane nanjye haraga filime muri iyi minsi kari kunkorera ndaza kugapininga mu karebe nakabahungu banje twacuruzanyaga inkweto mu isoko nabonye barinjiye muri industry. Ya filime nabonye wa post nzitwa bayita gwikika ndebe ingaruka zo kutagira ute ingaruka y'ikika nkirebe hoya ni agari ingaruka cyane igihango skaito ndebera sha bari abahungu banje twacuruzanye cyangwe kera turi abazunguzaye nabonye binjiye muri industry ndagira ndebe ukuntu abanyarwanda bamfasha bakareba filime yabo nanjye barayirebera kuri Rick Films kuri Rick Films irari bayita kutarenza iminota 30 filime ntago ifite izina irari ry'ubusambaye yego ndaza kubikurikirana ndaza guhamagara filime rero murayisangaho tureta tuyipininga wasi ku kiganiro kuri Rick Films na abasore banje twababaranye twaracuruzanyije nabo binjiye muri industry ngomba kubasupportinga abanyatse support ngomba kubasupportinga kuri Rick Films mugende mukore subscribe kuri Rick Films ubundi ibintu birisho kugenda neza. Rick Films ni iri hizo filime hariho filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye nanjye nizo ndi kwirebera muri iyi minsi ni kwamiye mu rugo ndaza kuyipininga abakunzi ba Bagaye TV nabo munyarukiro mugende murebe ifite inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye murakoze cyane witekana bana hasta la vista. Wow, who let it get?